rezo sosiyo cyangwa se imbuga nkoranyambaga akenshi umuntu akora ikintu cyiza ahubwo bo bakamwataka bazi ko ari gukora ikintu kibi n'inzara. Iyo umuntu atari aravuga we ntabwo uri kubibona. Ni gute wajya kumvuga ukambara sengre imwe amasaha 28 ntabwo uri kubona ko n'imyenda yo kwambara ntabwo ifite ntayo. So kuba utuye muri Amerika cyangwa ukaba utuye muri France ntabwo bishatse kuvuga ko udakenye. Sure. So ntabwo ushobora kuba umvuga udafite inzara. Kubera umuntu haze ntabwo yagira umwanya wo kumvuga. Icyo nasanze mu buzima utazi guceceka uzacecekwa n'ihene. Ni utazi guceceka ni ihene izatuma uceceka. Ihene? Yego. Ntabwo nsobanukiwe. Ni ibintu bisanzwe. Urabona iyo ihene iciye iravuga me. Uzi impamvu? Ntabwo mbizi. Ngewe umwana wanje namutoza gukunda Imana no gukunda amafaranga. Gukunda amafaranga kandi? Kunywa ku nzoga no kutanwa ku inzoga ntabwo bishatse kuvuga ko ukijijwe. Iyo ntabwo ari ikimenyetso. Kubera n'Imana yonyine irayinwa. Gute se? So ngewe umuntu wese umvuga muhaye courage. Yasanze nuko meze nzanafa tanga amafaranga. Salut les amis, salut les potes de Congo. Abanyarwanda mwese muri hirya no hino nizere komeze neza cyane. Ikaze kuri Lea Entertainment. Lea Entertainment ni channel yanjye nko nababwiye. Nari maze iminsi ntari gukora ibiganiro kubera ko nagiye mu minsi mikuru ariko ngubu nagarutse I'm back. Nishime ko mwampaye umusada mumaze gukora sub muri abantu benshi. Ni byiza twongere kugira ngo dutange umusada mu kubaka igihugu biciye mu biganiro by'umwihariko ibiganiro byiza byubaka. Aha nicaye ni kwa Prophet Joshua. Abantu benshi bamuzi ku ma social media babona ama video arimo gutanga amafaranga. Hari umubana afitanye n'abahanzi, hari na saga ziri kuvugwa ku ma Twitter barimo bavuga nabi ukuntu ugasanga barashaka kumwinjira. Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho. Ikaze rero nge nitwa Leandra ni umugabo nk'ibisanzwe. Prophet, ikaze kuri Lea Entertainment. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndashima. Ebana, aha ni wawe ni heza urasa neza. Abantu batari kumva umuhumuro kuri kamera urimo urahumura neza. Murakoze. No mu rugo harumura neza. Murakoze. Ufite n'umuryango mwiza. Merci. Umeze neza? Ndashima. Tugiye kugana rero nka Prophet Joshua ubuzima bwe kugeza ubwo tugiye kumubona tukamubona ari inshuti n'abahanzi, ari inshuti n'abantu bari muri entertainment. Prophet Joshua yavukiye hehe? Avuka wundi amazina nyakuri nayahe? Prophet Joshua yavutse muri Congo. Ahantu bita ukatanga muri province du Katanga Kalemi. Kalemi. Niho navukiye. Mpumva ababyeyi banjye bahavuga ko bahageze. Niho navukiye ngewe. Yego. So Prophet Joshua no umuntu wubatse. Yego. Umuntu ufite umugore n'abana batatu. Prophet Joshua ni umuntu utuye mu Rwanda in these days. Kubera madamu n'umunyarwandakazi so ngoma kuba mu Rwanda mu kino gihe cyo kuruhuka. Wow. Reka mbanze njya kuri ako kantu. Madamu n'umunyarwandakazi uri umukongomani kumutereta byari byoroshye kuko urumva indimi urumva ni Ikinyarwanda, Kongo bakoresha français n'igiswahili n'izindi. Oya yarazi igiswahili. Yarazi igiswahili. Byarakoroye narazi igiswahili. Okay, Prophet Joshua yisanze ate muri showbiz? Kuko twagiye tubona ama video uri kumwe na Brian, uri kumwe na Ben, uri kumwe na Muyango. So wisanze gute muri entertainment? So Prophet Joshua yishanze neza muri entertainment y'u Rwanda. Nabikaze biba birimo. Nabikaze kabisa. Prophet Joshua yize amashuri angahe, yigiye hehe, famille ye nayiba mu Rwanda cyangwa yo iri muri Congo? Famille yanje aho ngomoka baba bari muri Congo. Mu Rwanda ni ngenyine. Mu Rwanda ni ngenyine kabisa. Nta muntu ntumwe uba mu Rwanda mu kino gihe. Yego. Umva ngo indi famille yose na famille yanje ba mu Rwanda atari ngewe uri kubona hano. N'umugore n'abana. Ubwo bivuze ngo nuko ukunda u Rwanda cyane. Ni igihugu cyiza na muntu utashobora kugikunda. Nta muntu utashobora kugikunda u Rwanda kubera ni igihugu gifite isuku, ni igihugu gifite umutekano.
ni igihugu gituje, so nta muntu udashobora kuhakunda. Umuntu ari kumva uri kuvuga ikinyarwanda hari ton uri kubivugamo ukumva ebana ikinyarwanda urakizi kabisa. Umaze imyaka ingahe mu Rwanda? Bandi kugerageza nyine gupyeta bandi guto donc bandi guhuza kugira ngo byuze. Uziyo terme ngo gupyeta hari n'abanyarwanda batayizi. Hari n'abanyarwanda batayizi. So nagenjeje ibihugu byinshi, kumenya indimi y'igihugu ndimo ntago byamvuna cyane, ariko so madame yagendaga akoramo uruhare runini cyane kugira ngo mbashe gutryinga kuvuga ikinyarwanda ndi kuvuga right now. Abana bawe ubatoza kuvuga ikinyarwanda cyangwa ubatoza izindi? Abana banje bavuga igiswahili n'igifaransa, kubera ikinyarwanda ushobora kukiga ukuze nk'ukuntu njyewe nakize nkuze, ariko ururimi byibuze biba byiza gutangira mu giswahili kubera ni igihugu kiri international kivugwa mu bihugu byinshi ku isi. Yego. Okay. Kongo ubundi titre ya prophète umuntu ashobora kuba atoke ubwo numuvuga butumwa, ariko wenda ufite icyicaro runaka ahantu. Hari église ufite iri ahantu cyangwa ari de catégorie. Ari abantu bahamagawe gushinga itorero, ari n'abantu bahamagawe gukora mission. Mission kubwiriza niyo babita le missionnaire. Missionnaire ashobora kuba afite itorero ngutagifite, ashobora kuwushinga cyangwa akawureka kubera n'Imana yonyine nta torero yagiraga. So umuntu nagashobora kujanjinga kubera nta torero mfite uswate kubera n'Imana yaturemye na hantu yabaye mu pasiteri nta rusengero rifite yigenderaga. Bivuze ngo uri prophète, ariko udefinisa gute profesi yawe? Bu prophète ushatse kuvuga umuhanuzi. Yego, ubuhanuzi bwawe ngewe hanura umuntu kugira ngo azabe umuntu mukuru, azabe ikintu cyiza ejo azaza. So ushobora guhanurira bisanzwe, ariko nango ndi qualifié cyane hariya, ngewe nshobora kugufasha kugira ngo ejo azaza uzabe umuntu, mba ndi kuguhanurira en fait, mba ndi kugutegura kugira ngo uzabe ikintu mu buzima, the future. Hari abantu rero mu Rwanda surtout bamwe na bamwe bafite mentalite yo kuvuga ngo ngiwe ndakijijwe, ariko nkijijwe nsengera ahangaha, nkijijwe ndumuyoboke w'iri dini. Ufata utere amadini y'iyi minsi cyangwa se ama église y'iyi, abasenga mu matorero n'abasenga mu rugi wabo. Yego, the same. How? The same. Byashoboka kereka nimba ushaka nyine kumva indirimbo, ugashaka kumva ikibwiriza, ariko ijambo bita gusenga gusa. Yego. Turi gusenga kimwe kubera Wakorino wa mbere bavuga ko biravuga ngo ntago muzi ko umubiri wanyu ni itorero rya Kristo. So itorero nyakuri ni umuntu ku giti cye. Bivuze ngo itorero turigendana, urusengero turugenda. Imana ica muri wowe, urusengero ni batima. Muri covid se ntago twasengaga. Ahubwo baravuze ngo kuki ngo abantu basenga batasenze kugira ngo covid iveho. Ntushobora gusengera ikintu cyahanuwe. Matayo 24:24 baravuga ngo mu bihe bizaza hazaba uburwayi. So ni ibintu byahanuwe. Ikintu cyahanuwe nubwo kiri kibi mu kintu kiri muri profesi y'igihe, ikintu cyose wakora kiri nago cyakunda. Ari profesi du temps, ari na profesi y'umuntu ku giti cye. Profesi du temps bishatse kuvuga ni profesi y'ikintu kizanabaho mu gihe. Donc imeruka ni profesi du temps. Na nubwo wasenga iminsi 100 ntushobora kuyivugurura. None se imperuka koko izabaho? Biravuga ngo uwizera azabona. Icya kabiri biravuga ngo ntuwongere ntugabanye. Bishatse kuvuga icyanditswe ni kiriya nyine tugomba kukigenderaho. Cyaranditswe. Hari umuntu wigeze twize kuganira aravuga ngo ese ngo Imana ni ingome cyane cyangwa se ifite ubugome cyane ku buryo yarimbura ubwoko bwayo. Urabona nimba Imana ifite capacité yo kujugunya konza Satani, ifite capacité yo gukora byose. Nimba ifite capacité bagatuka umuhanuzi Elisha, Imana igafungura ubutaka, abana bakajya munsi y'ubutaka, ubutaka bukongera bukifunga. Imana ifite iriya capacité. Nimba ifite capacité abana babiri bakavuka batazi ibyiza n'ibibi, ariko akavuga ngunda Esau, ngunda Jacob nganga Esau, ifite iriya capacité.
none se ubwo ngiye mitangira ikibazo ni ukuvuga ngo niba umuntu akora icyaha agitewe na satani sibyo kandi satani imana ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yakora icyo ishaka cyose kuki itakwica satani kugira ngo irengere abana bayo nishobora kwica satani kubera imana yishe satani ni amakosa cyane kubera umwana w'umuntu burya afite umutwe ukomeye cyane na nubwo yagira umwanya wo gusenga imana dusenga imana kubera ibibazo nicyo ni kubwira abantu burya inzara ituma ujya mu rusengero amasaha 24 kubera nta kazi uba ufite umuntu ufite akazi yinjira mu itorero inshuro 3 mu cyumweru hari n'igihe atajyayo ahubwo hari igihe atajyayo ariko agasenga mu rugo so gusenga ku rusengero no gusenga mu rugo biriya bintu byose is the same icya mbere idio art umutima wawe excuse umutima wawe ni ugomba kwizera Kristo ugatinya ibyaha n'ibisa nabyo ugakizwa naho ngaho nyine okay hari abavuga bati kuba ndi ku rusengero bituma mba meze nkaho ndi umutaka w'Imana ku buryo nyine ntinyi icyaha ntari bujye muri club ntari bunywe ku nzoga ntari bugire gute bya byaha byinshi kutanwa ku nzoga ntabwo bisha kunywa ku nzoga no kutanwa ku inzoga ntabwo bishatse kuvuga ko ukijijwe iya nagari kimenyetso kubera n'Imana yonyine irayinwa gute se iyo tuvuga ngo le verser l'encens le parfum de bonne odeur ngo ukavanga le vin hanyuma kugira ngo umuhumuro umugere ahantu Imana ituye Imana yonyine ikunda umuhumuro w'inzoga hasi wa mugani nawe muraza kuza kutubwira ukuntu mu byuma muri comment mu Rwanda reka mvuge ngo abakijijwe ebana batinya inzoga kabisa bati ati inzoga ni icyaha iriya n'uburyarya n'uburyarya gusinda nibyo bibi gusinda nibyo bibi ariko gusomaho si icyaha gute amanama yose aba president ni inzoga ibihari le vin ariko noneho no mu muco nyarwanda baravuga ngo iyo bagiye gutura wabyaye ni inzoga ahateraniye abagabo nawe wabibonye donc ushatse kuvuga ko umuco nyarwanda iri mu cyaha nagire mu cyaha so ikibazo cy'inzoga bareke kujajinga abantu ahubwo gusinda nicyo cyababera ibibazo gusinda na makoso ushobora kunwa kamwe ugataha mu rugo cyangwa ukakanwera mu rugo ugasinzira iriya nagari ikibazo no kumva umuziki nagari yabyaha kubera mu anniversaire bacuranga ibihe bacuranga Mbonyi na Alemoloto muri Congo na Matu Samuel oya mu anniversaire bacuranga indirimbo zisanzwe ubwo misengira kandi kabazo kamatsiko nge nibaza no kuvuga ngo abantu bavuga ko ubundi sex avant le mariage ari icyaha ariko iyo wabyaye umwana wamubyaye utarabana n'umuntu byitwa icyaha ariko umwana akavuga ko ari benediction ari umugisha so ni gute icyaha kibyara umugisha so le sex avant le mariage icyo ugomba kumenya umuntu Imana yaremye bwa mbere ku isi nago yakoze ubukwe bivuze ngo ubukwe ntabwo ari itegeko no Adamu yakoze ubukwe hehe nyerekana umupasiteri yamanutse muri Edeni aza gukoresha ubukwe ntaho byanditswe ubukwe nyakuri nicyo bita pact alliance nibyo mwabyiranye ubukwe bwa mbere burya ari abantu benshi bakoze ubukwe batanabizi y'amagambo babwirana niyo bita pact niyo bita alliance kubera Adamu nago yakoze ubukwe nyerekano Abraham yabukoze nyerekano Dawidi yabukoze nyerekano Salomon yabukoze bose bafite abagore ariko batarasezeranye ikintu cyemewe muri Ancien Testament ni ikintu bita dot burya dot ni sawa yego dot ni ikintu cyemewe no muri coutume juive ikintu bita dot ni ikintu cyari cyemewe ariko mariage de Genèse Apocalypse na nkuzu umupasiteri waje gusezerana ubukwe hagabaho nta muri Bible nta hantu byanditse uwo waramubonye nyereka ahantu byanditswe byemere nitendeka Bibiliya ofete ibintu ndikubwira ibintu byanditswe nuwongere nugabanye yego ni Imana wenyine yari isi n'ijuru isezeranye ubukwe yego
nuvuga ngo mu gihe wowe n'uwo mukundana mwamaze gusezerana ya magambo mubwirana yama birarangiye no hagahita ukajya kugiraho gutanga dot ukajya muri mu gihugu ukarahira kubera Biblia nasema patia Kaisari yaliyo yake. Yego. Ugomba guya leta ibye kubera na Biblia tubiye Kaisari. Leta irabyemeye tugomba kugenda kurahira kubera none umva ikibazo hano kiri sasa. Bamwe mu banyamadini aravuga ngo nje ntago nasezeranya umuntu utwite cyangwa se wabyaye. N'abanyamadini nyine urumva ko ari abanyamadini. N'abanyabiki? N'abanyamadini. Nyereka ahantu byanditswe abaporoso muri Bibiliya. Nyereka ahantu banditse abisilamu muri Bibiliya. Nyereka ahantu banditse abadive. N'abanyamadini. Imana nago yaje kuzana amadini. Imana ni nyiri imbabazi, ni nyiri urukundo. None urumva ahubwo amadini atagiye gutuma abantu tumenya Imana mu buryo butandukanye kandi butari bwiza, kuko niba mudive ashaka udashaka n'umusilamu n'umusilamu ntashaka n'umukatolika ibintu nk'ibyo, urumva amadini nago tugomba kwizera idini, tugomba kwizera Imana yaremye isi n'ijuru. Kandi usanga bavuga ngo njyewe ndi umudventiste, ntabwo je ne peux pas kuba nashakana n'umusilamu. Ni nyine ni ibintu abakoro, kandi Imana itwigisha gukunda. Ni nyine amadini ni ibintu abakoroni bazanye. Yego. Burya Afrique irashari sous colonisation de la religion. Ni nayo abakoroni babizanye kugira ngo bibashe kuzijera ibihugu cyangwa se byo muri Afrika. Les Africains nous sommes très très primaires. Cyakora icyo kivuze cyo ni turi primaire cyane, bamwe na bamwe bari primaire kuko hari abatekereza ko ibyo batazi ari ukuri. Right. Kandi buriya icyo utazi cyose suko kiba kitabaho. Njya nkunda kubivuga. Yitwa Prophet Joshua, nishimiye ukuntu turi kuganira. Ni sawa cyane. Ni sawa cyane, nakunze ukuntu uri cool uraganira. Abandi bamwe na bamwe usanga bari constipé bifashe mukaganira ubona arimo kumedita ibindi bintu, ariko nishimiye ko turi kuganira. Natangiye nkubaza uburyo bageze muri entertainment, ariko reka nse nkusubira inyuma. Uri muri bamwe mu bantu bamenyekanye batanga amafaranga, ariko mu kuyatanga mu buryo navuga ngo bw'amafaranga menshi, ku buryo bisa nkaho byateje ikibazo. Umuntu akavuga ati se Prophet, ubundi uriya muntu ni muntu ki? Bamwe bagatangira kuvuga ati uriya muntu ashobora kuba ari umutubuzi, reka mbivuge mu buskama. Abandi bakavuga ati ariko ubundi ari amafaranga ntaya nyayo, ari amafaranga bite? So ubyakira ute yuri kwakira izo critique ku ma réseaux sociaux? Nagari ngewe nakwindura umwana w'umuntu uvuga kubera n'Imana yazanye Bible ikazana ukizwa no baramuvuze bakamwamagara Beelzebul, umwami w'amadayimoni. Kandi niyo twizera ya masa tuvuga n'amasa tuvuga arabamupinga iriya Mana bitaba like abantu batagira religion. Nimba Imana ivugwa nabi kwisi, ngewe rero umwana w'umuntu ni gute se navugwa neza gusa? Ntabwo bishoboka. Arabavuga ngo ubundi kuki adafata envelope akajya muri envelope nyine akayamuha? Ni hahandi nyine baba batanga 5 bya envelope ni 5 biba birimo no gushima cyane no gufukama no kurira iminota 20. Avuze ngo miliyoni ntago zaza muri envelope nawe. Unora byumva. Nje ndi kwigisha transparence, ndi kwigisha abantu gutanga ibirebeka kugira ngo tugire umuco wo gutanga. Tugire iriya art yo kurekura 200,000, yo kurekura 1 million, yo kurekura 800,000 mu buryo bugaragara. Uriya muco igiye uzinjira mu Banyarwanda tuzaba tubikora mu ibanga. Ntago bashaka kubibona nk'ubwibone nyine kuvuga ati ashaka kutwereka ko afite amafaranga n'ubwibone. Umuntu ushobora kubifata nk'ubwibone n'inzara. Burya iyo udafite ishatsi ukabona umuntu uzifite uramuvuga, uvuga ko aribona. Umuherwe wicaye ari ndi kubikora ufite miliyoni 100 kuri konti avuga uyu mu petit frère vraiment félicitations ndabona kabisa ari kwiyadapta. Ntabikaze babirimo. None mu Rwanda ko tutabimenyereye bizabatera ibibazo nyine ko u Rwanda rwabe developed kandi u Rwanda rukwakira abanyamahanga benshi. So u Rwanda muri kwakira umu Nigeria, mukakira umukongomani, mukakira umu Senegalais, mukanga ko bajugunya amafaranga. Nshatse kuvuga ko u Rwanda nagari igihugu twajya kuruhukiramo kandi ari igihugu cyiza. Right, reka rero tubikora. Ahubwo abanyarwanda bakwigundira imyumvire. Ahubwo reka rero tubikora. Kuko uri wa mbere mu bantu namenye mu Rwanda, niwe wa mbere namenye mbona utanga amafaranga mwabura buryo, amafaranga menshi
asohoka ukabatingiye muri Genesis nagari amafaranga menshi n'amafaranga yo kubaho uko nko muri Genesis ndagushimira cyane by'umwihariko Mwakoze. wahinduriye ubuzima Titi Brown wamuhaye fondation kuko yaravuye muri gereza yari amaze kugira depression yageze hari level yarageze n'abavuga ngo mfite depression so bivuze ngo wamufashije kuba wamuhindura ubuzima ndagushimiye mu bukwe bwa Ben narakubonye nabwo wamuhaye andi mafaranga nakubonye hari utuvideo twinshi nagiye mbona hari n'aka video kasohotse uri mu rugo rwose uri kwerekana amafaranga ari harya wari giye kuyahande Ben niyo nayo nateguye kubera mu muco wacu w'igikongomani y'umuntu akoze ubukwe turamushimira mu kumuha benediction financière turamutamo nyine uko hano mu Rwanda muvuga ngo kumutamo yego wakira ute noneho kuba hari abatabona neza ko ibyo uri gukora ari ibintu byiza ahubwo bamwe na bamwe ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo ribi gukurikirane ngo kugira ngo barebe niba utari mu escrow n'inzara ribo ni iriya ni no kuyisuzugura ribo se yakurikira umuntu wajugunye miliyoni 2 gute se sa yawe se sa yanje sifite uburenganzira bwo kwikoresha uko nshaka nimba ugiye muri boîte ya shooters bagakubwira ko VIP ni 700 bishatse kuvuga ko abanyarwanda bafite capacité yo kuyishura nimba igihe cyazari ya boss lady bagashira ko VIP ni 1,500,000 ni gute se bajya gukurikirana profete kubera iki badakurikirana bari abantu bose bicaye muri VIP kandi bose baje kunywera yabo vomye ngewe nyiha ubuntu umwe nago nyigurira abantu muri rusange nyigurira nyiha umuntu umwe ufite ikibazo ngamusapotinga kugira ngo uriya muntu atera imbere azamuke bivuze ngo wowe uyatanga mu buryo bwa support haga ari ubwiyemezi bw'iki kuko hari abashaka kubibona nk'ubwiyemezi profete bakavuga urabona nge nakubwiye ni inzara umuntu ufite amafaranga ye umuntu wanyweye ji ikonje akanwa fanta ikonje ikamanuka ku muhogo bakamukorera ka brochette bakamukorera ibireye byokeje no barabyumva ko nagaru ubwiyemezi umuntu wariye nago yagira umwanya wo kuvuga ubonye umuntu ari kuvuga ni inzara cyakora byo ni inzara none kuki abandi bakiriho mu Rwanda batabikora ni umuco wabo kwifata yego si umuco umunyarwanda se aravuga ashobora gutunga miliyari agaceceka bishatse avuga ko atayifite no ariko umukongomani arayatanga kubera ari umuco ikibazo rega ni umuco niho abanyarwanda batari kubyumva sindi umunyarwanda nkunda u Rwanda none ko muri biriya hari ahantu handitse ngo ntago nza hariho bavuga ngo akaboko k'iburyo nigatanga ngo akibumoso nikazabimenye kandi wowe ukaba uri kubikora nyine mu buryo bugaragara nyine kandi abanyarwanda bo urumva mu buryo batangamo amafaranga ashaka kuza akaguheza miliyoni 2 cyangwa 3 ariko akavuga ngo ntihagire umuntu umenya ko naguha amafaranga ubona ikiza ari ikihe muri ibi byose ni byiza so ubwiza bw'u Rwanda nago biri kurebeka yego ese babuhishe kubera kudahisha isawa wambaye kandi ni nziza kubigira ngo abantu batabibona oya tuyishe wapi nima afashe miliyoni yanjye 2 ngajya guha umuntu wakoze ubukwe kubera iki nyahisha bivuze ngo wumva nyine kubikora bigaragara ni normal na bintu byatari birimo ari abantu barangeje 2 million muri hotel amafacture akagaragara ko ni 2 million bakoresheje ariko uri muri yatanga ukayihereza umuntu mu kumusapotinga ngamusapotinga ngamuteza imbere that is my mission nk'ubu wafashe Fali Merci ebana mu amadolari menshi no ahantu nice nandi kuvuga kundi nanjye wagenda nanjye bakamba baba bafite talent nziza areba abana nyine bari kwidona cyane ukareba abana nyine bari gushaka nyine bagire mu rwego ruri international yego tuvuge umuntu bita comme Axel Miri no mu comédien nakurikiye cyane mu gihugu cyo muri Abidjan ariko c'est un béninois ni umuntu uri gukora ibitangaza bisetsa isi yose Axel Miri so ngareba abantu ngaba Fali Merci uri gukora ibintu byiza ngareba ngicara muri James Comedy ngareba abakire bapanganye ku murongo wa mbere ngareba na meza dufite kugira ngo byibuze dutereka amatelefone abantu bari kwitereka hasi kavuga ni gute se aba bana bakora ibintu byiza kandi abanyarwanda batari kubibona reka mfate byibuze mbatinyure
ngora icyo bita kuba sapotinga ngahaguruka Sure. ngazirekura nabarekuye byubuze 700 na Wow. so ni gutya donc nago ari ibintu bikaze. Ntago bishobora kugira effet negative kuri famille yawe wenda ugasanga umudamu wenda ntago ari kubyumva neza bati y'amafaranga ni menshi watanze. Urabona buri gihugu n'umuco wayo. Yego. Buri kintu na culture yayo. Yego. Imbere yo konja kubitanga byashoboka yarabonye byinshi kuruta ibyo abantu bari kubona right now. Yego. Iyo uvuze umugore w'umuntu bishatse avuga we yarabonye byinshi kuruta icyo abanyarwanda bari kubona. Sure. Kubera nago ntangiye gutanga mu Rwanda ari ahantu nabihereye. Yego. Kandi twari turi kumwe. Yego. So ibyo ndi gukora mu Rwanda ni repetition y'ibyo nsanzwe nkora. Nta kintu byamutezaho ikibazo kubera ni umuco wanje. Yasanze nuko meze nzanafa tanga amafaranga. Aho. Ni sawa cyane. Uri umwe rero mu bahura n'ibyamamare byo mu Rwanda. Reka nkubaze nka The Ben mwahuye mute umuzi ute? The Ben ni umwana mwiza. Nahuye na The Ben biciye muri no kuja. Yego. Yashika kumusura The Ben ngaza ngamusura. Tukabonana n'umwana mwiza tugakundana gutya. She's my family ndanabubaha bakanyubaha so turi en contact tuba turi hamwe. Yego. Donc ni gutya The Ben. So agakora ubukwe ngumva namusapotinga. Yego. Nganja kumutamo. Abantu bamutayemo kabisa. Ngajya kumutamo ahubwo nashatse kumutamo muyango ni kubera na India out Rwanda. Ahubwo ndi gushaka kumutamo next week. Bahamagara ahantu mbongere batemo mbishire muri public kabisa. Nonyere mbatemo kubera bakoze igikorwa cyiza. Umuzamu w'ikipe y'igihugu nani Yves Kimenyi. Urabona abantu benshi burya baba star baba barabayisukura agafata umukobwa w'abandi akagumana no gihe kinini bakanatandukanya. Yego. Ariko akagera muri step y'ubukwe. Yego. Ugasanga yuko nyine afite volonté kandi ari umuntu muzima. Urana umuntu bagomba kumusapotinga naga ari umuntu bagomba guca intege. Tugomba kugira urubyiruko y'abantu bazima bari seriye. Yego. Bazi ibyo barimo. Nabonye hari amafoto n'aka video nabonye uri kumwe na Muyoboke. Yarimo kukugira inama kugira ngo nawe ufate umuhanzi wo kumanajinga cyangwa ya Muyoboke nago tuyatuganira biriya. No mupapa umwe nyine uri cool sana twisekera cyane tuganira ibyacu. No umuntu uri fine tu bana cyane nago tuganira biriya no umuntu kabisa ngunda. No mupapa kabisa wiyubasha uzi ibyo arimo cyane kabisa. Nanjye ni inshuti yanjye cyane kabisa. Ari mu bantu tuba turi kumwe bangira inama. Ni inshuti yanjye cyane buriye cyane kabisa. So ntekereza ko nawe ni umuntu ufite runini umuziki nyarwanda. Yego reka nkuza kuri entertainment n'ubundi yaba muri career ya comedy yaba music ni zina filime wenda byose ushaka gusanga no wenda muhura. Ariko ndibaza ngo Prophet uyu munsi urakora support cyangwa se uratanga support kuri creative industry. Ntabwo uteganya kuba wavuga ngo reka mfate uyu muntu mushireho ubushobozi atari umuhanzi gusa cyangwa se atari umukinnyi wa filime gusa ahubwo nyine umuntu uvuga ngo uyu muntu ari talented. Umuntu ushaka ubushobozi bwa Joshua arahari. Point ya mbere ni kinyabufura. Point ya kabiri no buryo yaje cyakora. Ngewe ndi tayari yo gusapotinga everything persons ushaka yuko mutera imbere kugira ngo in the future azaba umuntu. Ngewe ndi tayari mbiba bitewe n'uburyo yajemo biba bitewe nimba yizanye cyangwa ari umuntu wamuzanye. Uriya muntu wamuzanye ni umuntu ki uriya muntu wamuzanye bon bafitiye mipango. So nimba ari gusa umuntu uri simple ukabona akeneye ubufasha ngomba kumusapotinga kubera abantu nagerageje gusapotinga ariko ngabona ibyabo it was not clear. Kandi nge nango ndyaryana singi ndimi iyo ibintu bitameze neza nago bimeze neza. Nango mbasha kubidigera. Mu muco w'iwacu je suis pas hypocrite. So nago nakwiga kuba hypocrite ngeze mu Rwanda. Ngomba kumera uko ndi. Kubera jamais inzoka izinduka kuba ihene cyangwa na musi numwe uzabona umwana w'umuntu yinduka akabisamaki. So ngomba kuba ndi Joshua kubera nuko Imana yandemye. Ntago ngomba kuvanga indiri ukomeze. Okay. Utekereza iki
kuri rezo sosiyo cyangwa se imbuga nkoranyambaga akenshi umuntu akora ikintu cyiza ahubwo bo bakamwataka bazi ko ari gukora ikintu kibi. ni inzara. Ariko inzara yakomeje kugarukamuka cyane. Nicyo nasanze. Iyo umuntu atari aravuga. Nk'ubu ngubu hari igihe umuntu abyuka mu gitondo reka mvuge wenda nko kuri Coach Gael n'umuntu wagize impact kugira ngo agire ikintu cyiza akora, ariko ugasanga ku mbuga nkoranyambaga bamwatatse buri wese afite ijambo ku buzima bwe yashaka kuvuga ikintu runaka. ni inzara. Ubu bivuze ngo nabo bandi bari kukuvuga nabo ni inzara, we ntabwo uri kubibona. Ni gute wajya kumvuga ukambara sengre imwe amasaha 28, ntabwo uri kubona ko n'imyenda yo kwambara ntabwo uyifite? ntayo. So kuba utuye muri Amerika cyangwa ukaba utuye muri France ntabwo bishatse kuvuga ko udakenye. Sure. So ntabwo ushobora kuba umvuga udafite inzara, kubera umuntu haze ntabwo yagira umwanya wo kumvuga. Ndashaka umuntu uzaparika ariya vewe itari kumvuga yifite. Uwo ngo umwana aganira ko yagwa atari kubundi uramvugira iki twicara ahantu nge nawe dusangire wa mugani nta nzara dufite. Ni kiye kibazo gihari. Ngoro kuvuga Joshua ngewe nubwo wamvuga amasaha 28 nacyo bimgiye kubera navutswe mvugwa. Muri Kongo niko bigenda. Muri Kongo niko bimeze. So nubwo wamvuga ntago wavuga kuruta umukongomani. Ntabwo bizanaba. Na nubwo wafungura ishumi yo kuvuga nk'umukongomani. So uri kuvuga ngewe nacyo bimgiye nuko twarezwe nuko twaremwe no gwanuka amasaha 28, ariko ntago mbizi mu muco nyarwanda. Ahubwo ajye kwindura nationalité ashaka indi nationalité, kuba umunyarwanda n'umuntu utuje. Yego. Umunyarwanda na munyarwanda utukana. Oya ntawe. So uriya muntu uri gutukana ntago ari umunyarwanda. Ntago ari gutya excellence yatwigishije. Iriya ni umuco utari umuco nyarwanda. Nundi muco yavanye aho ntazi. Byashoboka uvanye wacu. Niyo mpamvu nabonye umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga yashyize hanze screenshots. Bari ni ikiganiro wagiranye n'umuntu uramubwira ati nsanga muri sauna bibi kibazo nabwo mbona abantu bafitemo opinion zitandukanye. Ni inzara. Nakubwiye ko ni inzara. Umuntu ujya muri sauna aba afite yo kujyana muri sauna. Ni inzara. Cyakora. None se sauna ni ikintu gikaze? nta hantu hasanzwe hajyaho n'abantu benshi. Sauna nagari ikintu gikaze. Sauna ni ikintu kiri normal. Sauna ni kuruhuka, ni guhumeka. Ari abantu benshi bajya muri sauna. Nango ndi hariya kugira ngo nyatake nubwo bakora edit. Nango ndi hariya kugira ngo ntivuge ni edit. Barambesheye bo nukuri. Ariko sa ahantu habyo rugiye. Ntago ari ikintu gikaze. Abantu rero babibona mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu navuze ngo imbuga nkoranyambaga biragoye kugira ngo umanaginga abantu, ariko nawe ntiwabuza abantu kuvuga nk'uko babivuze. Muri Kongo ni abantu bavuga cyane ku buryo wowe utabasha nyine kuba wamucecekesha. Ngira ngo abanyarwanda bo barabizi ku buryo nyine babona yo habayemo nkasaga iyo baje gukina umupira mu Rwanda wenda bakadutsinda muhita muri ukuntu nyine reaction bahita bagira. Bivuze ngo rero kuvugwa ntago bizavaho. Niki isomo ry'ubuzima ryaguhaye? Niki ubuzima bwakwigishije? Icyo nasanze mu buzima, utazi guceceka uzacecekwa n'ihene. Ni utazi guceceka ni ihene izatuma uceceka. Ihene? Yego. Ntago nsobanukiwe. Ni ibintu bisanzwe. Urabona iyo ihene iciye iravuga me. Uzi impamvu? Ntago mbizi. Ihene izi izina rya mama. Me. Ako ntago narakumvise. Utazi guceceka ni ihene izatuma uceceka kubera ihene iravuga. Ntago ari gusa peroke ivuga. Ni ihene iravuga. Kubera ni ikintu ni kiriya kintu ihene ivuga wacyandika. Me. Kabisa. Ni iki kintu no ubona umunyarwanda agakwiye gukora kugira ngo ahindure imitekerereze n'imyumvire ku kintu atazi? Umunyarwanda agomba kuba umunyarwanda. Nagagomba kwiga ibintu bitamusa. Abanyarwanda bo muri 94, 97, 98, 2001, 2005 urabona bavuga. Aba papa batuye na za Nyarutarama za Kibagabaga n'ahandi zo ku Gisozi babona bavuga. Ni new generation yatoraguye ibintu mu muhanda. Yatoraguye ibintu mu muhanda ikabizana muri entertainment y'u Rwanda.
umunyarwanda nyamunyarwanda, umunyarwanda uza agaciro cyo kuba umunyarwanda ntavuga. Iriya ni umuco utari w'igihugu. Bagaruke mu muco, bongere batuze, bagaruke. true. Ntushobora kwiga gukora amashite ukuze ufite imyaka 30 ngo ujye gukora shite bayiga ukiri mutoya kugira ngo wabugororotse ku mugongo kugira ngo usimuke mu kirere. So ibyo bari kwiga ni bari kwiga ibintu bitari byabo. Baceceke. Umunyarwanda ni umuntu ukora action. Ngotanyi ikora action, ngotanyi nivuga. Iriya niyo bita umunyarwanda. So iyo ushatse rero kuvanga sorwatome na sardine ukavanga mu muceri ukashiramo urusenda hanyuma ukarenzaho isombe, bishatse kuvuga urashaka guhora muri toilette. Emera kora melange. Bishatse kuvuga ibyo barimo bonyine ntago bazi ibyo barimo. Ubona nk'uyu munsi ugize amahirwe kuba hari icyo wahindura ku bijyanye n'amarezo sosiyo, ni iki wakora? Bige guceceka, duteze u Rwanda imbere. U Rwanda tuvuga u Rwanda terambere, u Rwanda rw'iterambere, u Rwanda rw'ejo. Si u Rwanda rw'ejo ko bari kurutegura nabi. U Rwanda rw'ejo ni rwo gutukana. U Rwanda rw'ejo ni rwo gusebya umuntu. U Rwanda rw'ejo kamene ni ikinyabupfura. Umunyarwanda wese arangwa n'ikinyabupfura. So ikinyabupfura kidahari bishatse kuvuga windure nationality jya kwinduza passport yawe. Nagura umunyarwanda. Ubwo bari kuvuga barashaka ko wenda wa mugani uzabatamo. Ngewe mbatemo. Ngo bigene gute? Kugira ngo batakuvuga. Kandi njyo mbashaka bamvuge. Ariko ngewe mbashaka amavuge. Ahubwo ndaba nkuru tukoryo twibanga kugira ngo bongere bamvuge. Yego, wakirute kubona urubyiruko rw'ubu ngubu ruri kunywa inzoga nyinshi, bikagira naho leta ivuga ngo tunywe less. Namakosa. Urabona u Rwanda rw'ejo ntago bagomba gusinda nabi. Ntago bagomba no kunywa inzoga mu rwego rwo hejuru. Bagomba gusoma bagatakane. Ahubwo nashimiye leta iyi system yo kuvuga abantu batahisa munani ni system nziza. Byibuze birahita bituma urubyiruko rutegura gukora ejo. Kubera ya system ya saa 12 wasanga abantu benshi bacerwa ku kazi, cyangwa ari ku kazi muri hangover, cyangwa ugasanga amaso yananiye afite ibitotsi. So iterambere nago ryari none ko nanone harimo ikindi kibazo. Nukuvuga ngo barimo rataha saa 8 ariko bataha n'ubundi bagahita bajya gukora akabari mu rugo. Niba ari kumwe n'umukobwa wenda babyinanye bishimanye bakongera bagahita bajya hehe mu gukomereza mu rugo. Ugasanga niho havuye inda zitateganyijwe, harimo n'ubusinzi n'ibiki byose. N'ubundi urabona harimo igisubizo. Urabona shimira leta y'u Rwanda kubera iyo itanze itegeko ibizi na mesure de prudence. Burya bazi nibikurikira abantu bazaba basanga mu mago yabo bari gukomeza kwino. Jewe rero ariko mu mujyi wa Kigali tuba dushaka abe haceceka. Tudushaka iyo uri relaxinga nyine haceceke. Tudushaka nyine u Rwanda rw'ejo rube rutuza. Nabikazi ibintu by'inzoga mpaka mu gatondo biriya ni by'abantu batagira akazi. Ni inzara. Ni yanzara tu. Yanzara irakomeje. Hari abantu bashobora kubona nko muri club bakabona wenda ufashe Jack Daniel cyangwa ufashe Red Label cyangwa se Black Label. Ni imbaraga z'amafaranga. Bakavuga ati ni gute profeta nka inzoga. Ni imbaraga z'amafaranga. Na mukene wayigura. N'umuntu wabivuga na amafaranga afite we kuyigurira. Oyazi. Nese ba pastor niba yafite. Abandi ba pastor ubigirwa niki ko batayinwa mu ibanga. Ako kantu. Ubu uri kumwe nabo mu mazu yabo. Kubera ngiye nabishize muri public. Igihe winjiye wanje wabona sinzoga. Oya. Wabona inzoga irasambaranye cyangwa ari umumuro w'inzoga cyangwa ari umuntu uri muri hangover byapfuye ibintu birajagaraye. Oya. So ninwera likere kubera na nahantu hamwe bibujijwe. Baninwera gake nyine karinganiye. Shots nga 5 4 tudatu. Jack Daniel ngafunga umva meze neza ngataha ngaza ngaryama.
mu buzima hari igihe umuntu agira igihe akagira regret cyangwa se kwicuza. Hari igihe ugeze gutanga cyangwa se gufasha ukicuza? ntabwo nshobora kwicuza kubera iyo ntanze nubwo nguhaye amafaranga uko ukanuka ntabwo mba ndi kugukorera wowe ndi gukorera Imana. ese nubwo wamvuga aricyo bimbwiye nge nawe ntabwo dufitanye kontra. Mfitanye kontra n'uwamamagaye, yego, mfitanye kontra n'umutima wanje waguhaye amafaranga nta kintu tekereza inyuma. so nubwo wamvuga is you sure, ugomba rero kumekinga shu ibyo uri kuvuga. so ngewe umuntu wese umvuga muhaye courage. ese prophet wakoze itorero tukakuyoboka, hari abafite imyumvire nk'iyo ufite, hari abifuza kuba bakugana, hari abifuza kuba wenda bajya handi bavuga ngo prophet turamubona mu buryo bworoshye kugira ngo niba ari nayo mavuta cyangwa se niba ari niyo support agiye kuduha ahiduhereza, ariko dufite ahantu tumukura. Igihe nikigera nzayifungura. Ntago naze gufungura itorero nukubera mu kino gihe ndacari busy gato bitewe na business ndi gukora. ari na apartment igoma nubatse kuri Save Children. iri apartment bayita Joshua apartment igeze kuri Save Children. ni apartment ifite ibyumba 12 ifite douche toilette. ni nziza, abantu bose bakeneye ubusobanuro cyangwa kuyimenya cyangwa bakeneye kujya kugoma kuruhuka bashobora kugenda bakaruhuka ari. so Prophet Joshua ni umuntu uri busy mu bintu ari gukora. nago ndaba stable mu mutwe kugira ngo ndebe ibyo muri Kigali 100%. hano mu Rwanda bitewe n'amateka twaciyemo, hari ibibazo byinshi byagiye bibaho, imiryango igasiga abana b'imfubyi, abatishoboye n'ibindi byinshi, ibibazo byinshi dufite, hari n'ingaruka za jenoside. ntabwo utekereza kuba wakora wenda ikigo cyangwa se ushaka gukora structure yo gufasha abantu yaba abo ngabo b'imfubyi? Ni nayo mpamvu nakubwiye iyo ugeze ahantu ukareba barakwakiriye ugira neza, ariko ugeze ahantu ugasanga ahantu nago bari kukwakira urahunga. ndacari ku making sure ko abanyarwanda banyakiriye. abenshi muri bo ndabashimiye barangije kunyakira. ndi gushaka ndebe generale anyuma ngende nkuri ikintu cyiza cyangwa mbenze nguruka mfasha abanyarwanda benshi muri rusange. ni nawo mpamvu natangiye gufasha abantu bakeya kugira ngo u Rwanda rurebe intention mfite ku banyarwanda. hanyuma ngere mu baturage kubera abantu nge nafasha gake ariko mu minsi iri imbere ndafasha abantu benshi icyarimwe, imfubyi, abaveve, kugira ngo tugere icyo tubagezaho. Okay, kanigarukire muri entertainment rero, turi mu buzima busanzwe. Ukunda music nyarwanda kuko amakuru ufite nuko wamenye ba KGB, wamenye hari abantu nyine, hari umuziki mwinshi wamenye. aho kubwira kugira ngo umenye ba KGB byagenze bite? Ni ibintu bisanzwe. Ngewe natuye igikondo. Avant yuko ubamariye 2006, 2005, 2007 natuye igikondo. Nimba mbuvuga mu Rwanda aho natuye ndi umwana w'igikondo. umwana w'igikondo? Ngende umwana w'igikondo. N'abantu bari kudukurikira abanzi kera 2006, 2007, 2005 baranzi. Nigaga kuri école congolaise, so ngende umwana w'igikondo. Okay, ugiye kuntondekera rero indirimbo 5 cyangwa se ugiye kumbwira 5 chansons z'ibihe byose kuri wowe z'inyarwanda. 5 chansons uvuga ngo iyi ni iyo ngo kubiye harasharamye no wabonye ko nari ndi mu gihe amayobera sinari nzi ko yasiga tu vois uvuze ngo nani indirimbo nyinshi burya narazibagiwe, ariko indirimbo za kera ndi kuzibuka. Bariderman, mes condoléances, Jay Polly. Oh my goodness. Burya abantu na legend ano. Yeah, we have legends. Jay Polly. Uriya muntu ndamukunda. Jay Polly. Guma 2010 guma. Non. C'était terrible. À ce temps-là. Igihe cya guma. Donc, au fait, Mundu Rwanda donc ndi kwibuka za
cyageza eto Kicukiro Yego. zigezweho cercle urkumva ko nyine ibihe niyo bita ibihe kabisa. donc j'aime le Rwanda. Indirimbo 5 zari zitararangira ariko ugiye kumbwira abahanzi batatu uvuga ngo mu Rwanda those are Rwandan iconics superstars. Meddy, Ben, Bruce Melody. Wow, cyakora full stop kabisa. Anga uyisucecekesha kuko nta n'ikindi navuga. Ni batatu. Nibariya ubona hari byibura barumuna babo bashobora kuzakora nk'ibyo bari gukora cyangwa se nk'ibyo bakoze. Davis D. Teto fajanye ni nana Chris Easy. Voilà Chris Easy. Kevin Kade. Mu gihe kizaza azakora bitanga. Yeah, the guy are very very talented. Kenny Soul. Evan. Urumva ko dufite abantu. Yego, ngiye gusoza iki kiganiro ariko ntago ntagisoza ntakubajije ngo ubwawe hari ubuzima urimo, hari vie uri kuviva, ni byiza, hari nuko wenda wifuzaga kubaho nyine mu buzima bite wenda naho wakuriye. Uyu munsi urifuza ko umwana wawe aramutse avutse ari irihe banga ry'ubuzima wamuha kugira ngo abeho neza? Ikintu cya mbere umwana wanje kubera ndabafite wabonye ni batatu. Umwana wanje avutse ikintu cya mbere ni kumukundisha gukunda Imana. Cyakora na kintu kiri very very important in these days mu gihe turimo ngo gukunda Imana. Na kintu kiruta Imana kizabaho, na kintu kiruta Imana kizaza, na kintu kiruta Imana cyabaye, na kintu kiruta Imana right now gihari. Ngewe umwana wanje namutoza gukunda Imana no gukunda amafaranga. Gukunda amafaranga kandi? Yego. Kubera adakunza amafaranga ntago yamenya kuyashaka. Cyakora bishatse kuvuga ejo hazaza ntago izabiri rasure. Iyo ukunze Imana ntago wakwiba, ahubwo washaka amafaranga kugira ngo yatunge. So umwana wanjye nge namutoza gukunda Imana no gukunda amafaranga. Iyo ukunze amafaranga uba ushaka gukunda ishuri kugira ngo ejo hazaza uzaba umuntu. So urubyiruko rwa none amakalite comme un prophète nababyira bakunda Imana banashaka n'amafaranga. Kubera ntago uzaba ikintu kuri no si ya Nyagasani udafite amafaranga. Umuntu wese uvugwa aba yafite. N'umuopoza w'igihugu abatunza amafaranga. Ni nayo mpamvu bamuvuga. Ako karo ni sawa ko gukunda amafaranga. So udakunza amafaranga na n'ikintu uri cyo kwisi. Unabireke unigendere rusororo. Kabisa. Ukunza amafaranga ni ikintu kiri très important. Urabona izuba? Wabibonye? Yego. Wabibonye izuba? Ibaze wiciye kuri moto udafite na casque. Ni uburyo wakumva ko imodoka ni ikintu kiri important. So gukunda amafaranga arakenewe. Urabona aya masaha? Yego. Ari udukantine tuba dufite inshushi konje. Uduciye ugakubita ibirahuri bitatu. Hariya wumva ko amafaranga arakenewe. Ibikoma bitatu. Mu bukwe nejo aya masaha uburi guhangayika gushaka ikoti urugambare. Yego. Hari ubona ko amafaranga arakenewe. Igihe ufite inzara ugakenera ko bagukorera inkoko, bayishiremo ibitunguru, bagushirira n'ipirawo, bakagushiraho n'ibishaba hejuru na mayonnaise. Ni hariya wumva ko amafaranga araryoha. Ntibakubeshe. Kuri ino si ya Nyagasani. Ari umuntu wambwiye inyuma y'Imana na amafaranga ni power ebyiri. Ari umuntu wambwiye ngo nubona umuntu abyibushye uzajya umenya ko ari amafaranga. Ubyira ikintu na muntu munini ushonje. Ntago bishoboka. Aba yarangije kurya. Ashonje cyangwa akagira ikindi kibazo bishatse kuvuga ararwaye. Ni gutya. Okay, reka ngane kukabazo kanyuma ari nako tureta dusorezaho. Imana yaremye kuvuka ndetse no gupfa. Niki kigutera ubwoba muri ibyo byombi? Nta kintu na kimwe.
urupfu rukwigisha iki? urupfu ko ibintu byose ni ubusa. urupfu ni ikintu nyine umwana w'umuntu nagashobora kwitandukanya n'urupfu. Yego. Ntibishoboka kubera urupfu ruri mu maraso y'umwana w'umuntu. So turabana narwo, tuzakomeza tubane, ariko nyine ntabwo ntinya urupfu. Kandi ndi no mu bantu rutazafata vuba. Imana ibigushoboze kuba kuko ntabwo nshobora kwihanurira ibibi. Nkurikije ntabwo bishoboka nye kwihanurira ibibi. Nkurikije umugambi ufite bo guteza imbere urubyiruko ndetse no kubafasha n'ibindi wowe utekereza kuzabakorera, awish ko twagira abantu benshi nkamwe kugira ngo ejo n'ejo bundi wa mwana wabuze n'urugero 100 byo kugira ngo wenda starting ka business gatoya ayabone, agira amahirwe yo guhura nawe, tugira amahirwe yo guhura n'abantu benshi bafite imitekerereze nk'iyawe. Buriya ikintu cya mbere kigora no kugira ngo uhure n'umuntu mushaka kugira imitekerereze imwe ndetse no kuba ari supportive nkawe. Urumva birafasha cyane. Yego, reka ngushimire rero kuba waje kuri Lea Entertainment. Hano turi mu rugo kwa Joshua. Niho twari twamusuye, afite umuryango mwiza, abana beza. Ngiye nakunze uburyo nagane n'abana nkajya nkina nabo byari sawa. Wakoze cyane. Ntigeza ko subwa nyuma twakiriye hano nitumikira tuzaduhura anytime if you need. Bamari. Merci beaucoup. Reka mbashimire cyane mwese mwakoze subscribe kuri Lea Entertainment. Nyagasana bishimire, mwongere mubwire n'abandi bayikore kugira ngo wa mugani nkuko abivuze dushaka amafaranga. Amafaranga buriya nsanze ari ikintu kirenze ahubwo. Najyaga nirengagiza. Udayafite ni inzara. Ni inzara. Sawa. Merci beaucoup. Okay.